bakwisubiraho ko Imana ngo nzagara ku bitugu by'abapfapfa mbwiriza ubwoko bwanjye. Aba bahanuzi rero ko umuhanuzi ntabwo cyo kizakujyana mu ijuru, ahubwo imbuto zawera. Imana ngo izaturebera mu muto mu migendere uko twebwe twitwara. Ntabwo izavuga ngo nguhaje kuko kuri umuhanuzi. Rero nkavuga ngo abahanuzi barimo kwihemba, murimo murihemba bikeya. Imana igiye guhemba abahanuzi bayikoreye by'ukuri, batayibeshyera, batayiryarya, igiye kubahemba kandi bose bizamenyekana. Mwanjye nk'iyo Mana y'ubuhanuzi ndayifite, sengera abarwayi bagakira, hari abahinamiranye amaboko ndabasengera bagakira. Ndasengera umudamu ikanomba urwaye umugongo imyaka 7 arakira. Hari n'undi babagwe ko ngo nagenda ategereza urupfu ndamusengera arakira. Ariko ngiye ntabwo ngiye mbasengera ngo mbone indamu, ntabwo mbasengera kugira ngo bampe amafaranga. Iyo uza kumuca amafaranga sibaza umuntu wananiwe n'umuganga, ibaza umuntu umuganga asezere. Burya muganga mukuru ni Yesu, ni Yesu, kandi akoreye mu mwana we, sibyo? Kuko yitaza kugukoresha uwo mudamu yari gupfa. Umuntu wananiwe n'umuganga, umuganga akamubwira ati genda utegereze urupfu. Ariko wowe udafite imodoka, udafite ibintu bihambaye, ukagenda ukamurambika ikiriya kiganza kiba kimukozeho, ntabwo aba ari icyawe. Kuko ari icyawe ntiyakira, aba ari icy'undi muntu ikagukoresha. Ubu se y'umuha fagitire yari kubona ayo yishyura. Iyo nza kubaca amafaranga nk'uko abandi bantu babigenza, mbafite etaje, mbafite imodoka, ariko ibyo sinabishatse by'indonke, nzahembwe n'Imana. Ese bari abantu bafite imodoka bo ugira ngo ari amahoro baba bafite? Abantu bafite amatelefone y'amataci bagiye babeshya y'indonke, ariko barihembye. Umuntu akifata ngo ngora Imana iravuze ngo 80,000. Ibihumbi 80? Gute se ngo 80,000 turi kugura? Ni iki ndi guhaha? Reka twongere tubahe ikaze hano kuri Bimenye TV. Tugiye gutangira ikiganiro, bagiye gutangira batwibwira, batubwire ku ijambo ry'Imana, batubwire umurimo w'Imana bakora, batubwire aho Imana yabakuye. Ariko topic no munsi dufite topic ivuga ku kintu cy'abahanuzi, ku kintu cy'abakozi b'Imana bavuga ngo Imana yavuze itavuze. Kuko muri no minsi bireze, biri ahantu henshi na henshi. Umuntu ahaza akakubwira ngo Imana irambwiye kandi itamubwiye, ngo Imana irantumye kandi itamutumye. So twatangira mutwibwira abakozi b'Imana. Nari nagiye kujya mu mwuka cyane. Murakoze. Twakongerejwe ariko. Murakoze. Nitwa Nyirabimana Francine. Nanjye nitwa Ineza Diane. Okay, twatangira dusenga kugira ngo Imana izabane n'iki kiganiro, izaze ibane natwe muri iki kiganiro. Kozi mwatangira dusengera, tukaririmbaho gatoya, mu ndirimbo zero mu gitabo, then Imana igakomeza ikabana natwe. Murakoze cyane. Uyu mwaka tugiye gusengera abahanuzi cyane, kuko bari kugendera mu nzira itari nziza, barimo baracuruza impano Imana yabahaye. Umuhanuzi azi ko ari umuhanuzi, yumva ko ari umuhanuzi w'umukozi w'Imana, ugasanga baruje ibiciro mu rusengero. Yaba afite icyo akora, yaba yasambanye, pasiteri akavuga ko ari umuhanuzi bakarenza. Mana nziza, Mana mutware, uri Imana ikomeye, uri Imana y'igitangaza. Aya masaha tuguretse data abahanuzi Uwiteka Nyiringabo, wabahaye bya kubuntu, ariko Uwiteka data bari kubicuruza. Uwiteka Nyiringabo, aya masaha data Uwiteka Mwuka wera agende abagereho, Mwuka wera data agende data basura. Uwiteka yongere abibutse, ongera data basura, data baroteshe. Aya masaha Uwiteka wabaye Imana ya kubuntu. Uwiteka aya masaha data baricuruza. Aya masaha data Nyiringabo abantu bamwe barasengera kubizira. Uwiteka ndongenda basengeye cyane, sengeye Imana wabahaye. Uwiteka Nyiringabo basukoma data ububyutse. Uwiteka uri Imana nyamana. Rero twama data dusenya data Uwiteka abakozi bawe, mwama data dusenya data abahanuzi bawe. Uwiteka abantu data bamwe data baragusha abantu. Uwiteka mwami data barengere, ongera data bashyigikire. Uwiteka basuba data mufuta data. Uwiteka Nyiringabo, Uwiteka Nyiringabo data mwikigana data. Uwiteka data cy'abahanuzi. Uwiteka ni mu izina rya Yesu ry'Umwana w'Umwuka wera, amen. Amina.
twatangira kuri iyo topike. njyewe ikintu nashakaga kuvugaho ni ikintu kijyanye n'abahanuzi b'iyi minsi, kuko bari kuncumuza cyane, sinkubeshye. Bari kuncumuza kuko nimba umuhanuzi yumva ko azansengera ari uko namuhaye amafaranga, ntaho bitaniye rero no kujya mu bapfumu nkishyura, sibyo? Ntaho bitaniye no kujya ku mupfumu nkamwishyura nzi ko ari umupfumu, akankorera ibyo ankorera, narangiza nkagenda. Ni ukuntu uhamagara umuntu ngo agusengere, mbere y'uko agusengera akakubwira ngo nyoherereza amafaranga cyangwa se urampa amafaranga. Nese ubwo iyo ni Imana, yego nyine baba bitwa abakozi b'Imana, ariko akenshi ntaho biba bitandukaniye no kujya ku mupfumu ukaraguza ukishyura, sibyo? Ntaho biba bitandukaniye no kujya ku mupfumu ukaraguza ukishyura, kuko ubundi akenshi tumenyereye ko abapfumu aribo baka amafaranga, kuko ntabwo tumenyereye no mu nsengero akenshi kwinjiramo nta mafaranga baka. Abakozi b'Imana bose nimba abakozi bamwe na bamwe, ntabwo ari bose wenda, nimba bamwe na bamwe batangiye kujya baka amafaranga kugira ngo basengere abarwayi, ni ukuvuga ngo no mu nsengero hari igihe kizagera bagatangira kwishyuza ku muryango kwinjira, sibyo se? Bagiye kujya bazatangira bishyuze kwinjira, kuko nta kuntu umuntu azavuga ngo nimba wenda ari nk'ikintu cy'igihembe banyoherereje cyangwa se ari abadayimoni ndwaye, kuko akenshi usanga ari abantu babikohereza cyangwa se ari imiryango, kugira ngo unsengere ukabanza ukambwira ngo ninguha amafaranga ugura umuceri, umufuka w'akawunga cyangwa se umufuka w'umuceri usigira abana, ubone kunsengera nkire. Aho ngaho umva bisubireho rwose, kubera ko impano ni cyambere ntabwo baba barayiguze. Nubwo uba waranyuze muri byinshi, uba warabinyuzemo kugira ngo ubone icyo uzabwira abari hanze bakiri mu byaha, babona aho Imana yagukuye n'aho yagushyize. Ntabwo ziriya mpano iziguha kugira ngo uzikoreshe wishakira. Akenshi numva numva banavuga ngo baba bari kwishakira ngo ntuze nyine indonke zabo zo mu isi, mu ijuru ntazo baba bateze. Niyo waba uri umuhanuzi tuziranye, iryo jambo ukarivuga, njye mpita nkubwira ko uri kwishakira intuze, ubusaruzi bwawe uri kubushaka mu isi. Imbere y'Imana yego iragukoresha, kuko burya ijambo ry'Imana riravuga ngo nzahagarara ku bitugu by'abanyabyaha mbwiriza ubwoko bwanjye. Aho ngaho uzaba ubaye umunyabyaha, ni hahandi Imana izaza ikaguhagararaho ikambwira njyewe kugira ngo numve, wowe ukaba uzi ngo uri gukorera ijuru. Nta juru ntaryo ryo gusengera umuntu wamwishyuje. Wenda ushaka kunsengera kubwo mfashijwe, cyangwa bitewe n'ukuntu nyine njyewe niyumvishe ntashaka ko ugenda ubusa, nkafata nimba ari n'umuceri mfite cyangwa se ku kawunga nkadahaho, cyangwa nimba ari n'ayo mafaranga mfite, nkaba nafata ibyo 5 cyangwa 10 nkabiguhereza, avuga ati mukozi w'Imana urakoze. Kuko burya n'umuntu nawe udashima, uwo muntu ntabwo aba ari umuntu mwiza. Kuko umuntu n'uwo ukoreye ikintu akagushima, uko n'umubyeyi yakugurira ikanzu ukamubwira ati mama urakoze. Ni gute umuntu wagusengeye niyo utaba ufite ako kanya hari igihe sometime uteganya ukavuga ati uyu muntu yangiriye neza ngiye gupfa, yarambohoje mu maboko ya Satani ngiye gupfa, reka nshaka ikintu mukorera basi nawe yishime. Ibyo ngibyo njye nicyo nababwira abahanuzi b'iki gihe. Yego si bose, ntabwo navuga ngo ni bose, kuko hari abo nzi njye nagiye nkura nabo bavuga ayo magambo, hamwe na hamwe banabahamagara akababwira ngo ku mupfumu se ngo bamaze gutanga ngangahe, ngo nanjye ngo nibatanga amafaranga ngo ntabwo ndi bumusengere. Njye mpita mugereranya nka wa mupfumu, mpita mbara ko nawe abaye umupfumu w'Imana, mpita mbara ko abaye umunyabyaha nyine w'Imana, kuko ntabwo
uzare nimba baramujyanye mu bapfumu bikanga, waberetse ko Imana ihari kandi ikora kurusha n'abapfumu. Sinzi icyo wowe wabivugaho, sinzi, ngewe niko mbyumva pe. Bisubireho, ntago umukozi w'Imana ari wo kwaka amafaranga. Use ko ushaka kunsengera nagize ikibazo, nkaba nagenda nkagura n'igitenge cyiza, avuga ati wangiriye neza, akira iki gitenge. Byose ntabwo byagushimisha uri umukozi w'Imana? Nese kukiwumva ushobora kunyishyuza nkaguha ibyo 5,000 cyangwa nkaguha iryo 10, ariko nari kuzagukorera ikintu kirenze ibyo 10,000 wanyatse, sibyo? Hari abafite impano yo gusengera abarwayi bagakira, hari abafite impano yo gusengera abatabyara bakabyara, hari abafite impano yo burondozi, kureba ibiri imbere, kureba izakubaho, hari n'abafite impano yo kurota. Ibyo byose rero ntabwo ari ngombwa ngo tubikoreshe mu nyungu zacu, tubikoreshe kuko Imana yabiduhaye. Ngo kuki sitabishyize mu isi ngo abantu bose bibahe bose? Nese nibibaha bose bazasengera abandi? Itoranyamo bamwe na bamwe, ikavuga ati nimba wowe mugeni iziguhaye, uzasengera Diane utazifite, cyangwa se usengere n'undi muntu abohoke. Ni benshi bari mu rego n'abasinzi bana banywa inzoga. Hari bamwe na bamwe akenshi bajya no gusenga, akanywa n'iyo nzoga ariko no gusenga. Yego abakorera abami 2, ariko hari igihe kigera Imana ikaba yavuga ati uriya musinzi azakirira kuri uriya mukozi wanjye, azamubwiriza anyurwe, narangiza ave ku nzoga cyangwa ave ku businzi. Ubuse nunca amafaranga bizatanira he no kuvuga ngo byarutwa nuko nyena nkayagura inzoga? Ntaho nzaba ntaniye, uzaba utaniye na rya cupa nagura. Ariko ushobora kunsengera nkava mu byo ndimo, nkazakwitura igihe cyanjye cyose ndi kumwe nawe, cyangwa gufata nk'umubyeyi wangiriye neza. Iyo Mana rega tuyikurikira bitewe n'abo tubona. Nk'ubu ngubu itangiriye neza ngo nyivuge, kandi bicahe ku bakozi bayo. Bano abangaba, aba bakozi bayo nibo bicaho. Ntabwo bizagenda ngo bice ngo ku musinzi hoya, ntabwo bizaca ku musambanyi, bica ku mukozi wayo. Niba uje ukambwira ati Imana ivuze gutya, ntinangira, ejo ukagaruka ati Imana ivuze gutya, kandi koko abantu benshi wa mugani ntabwo bakunda ko, ntabwo ijwi ry'Imana ntabwo yivuze rimwe bumva, kandi Imana nayo ntivuga rimwe, ihozaho icyonzi kihozaho, ihozaho. Yego nyine hari abinangira, ariko hari n'abaza. Naho undi winangira igihe kiragira akavamo, akabona ko ari gukorera ubusa. Ariko tuzansengera unciye amafaranga kugira ngo nsengere nguhe amafaranga, urumva n'ubundi nzavuga ati n'ubundi ntahataniye nanjye, n'ubundi reka nyijyanire mu bapfumu, menye ngo nyahaye iki umuntu utiyitirira Imana, sibyo? Nese mukozi w'Imana nawe watubwiraho iki? Icyo navuga ku bahanuzi bagenzi banjye, Imana yaduhaye Imana ku buntu, dusengera abarwayi, dusengera abafite ibibazo kugira ngo baruhuke. Ariko Imana yaduhaye, mbona bagenzi banjye bayicuruza. Muri groupe Ruhuka nagize umushyitsi w'umupasiteri, araza turasenga, noneho mu gutaha abona abantu barimo barasohoka. Hanyuma ati se ko bagiye? Ahubwo dusoje amateraniro. Ngo none se ko mbona ngo bagiye n'amafaranga baguhaye? Ahubwo ati yikize. Hanyuma ati ngo ngiye sinye umuntu icyifuzo kimwe ni 20,000. Hanyuma ati Imana yaramamagaye, Imana ngo nyikoreshe nabwo ngo nyigurishe. Ahubwo ibyo ntabwo byari bikwiriye. Umupasiteri arangije ngo ati ngo sinzagaruka ngaha nimba naki n'amafaranga baguha. Ati ngiye sinye umuntu icyifuzo kimwe 20,000, undi icyifuzo kimwe 20,000. Ubwo ari 3 ni 60,000. Numva ni ikibazo. Niyo mpamvu twaje ku iki kiganiro kugira ngo abahanuzi mwongere mwisubireho, murimo muracuruza impano y'Imana. Hari n'undi muhanuzi wahamagaye umukozi w'Imana arwara, aramubwira ati
uramubwira ati se wamitikiye angahe, ngo ni 1000, kandi naragiye hari 500, aramubwira ati ngumereze 50. Numva abakozi b'Imana abahanuzi bakwisubiraho cyane ko n'ejo bundi Imana yantumye imbwira ko ije guhemba no guhana ibikorwa byose ibyo yakoze, kandi mbwira ko abantu barimo barasengera ku bizira, barimo barasengera ku byaha. none se reka ikindi nashaka kuvuga aho ngaho ni iki, icyo uvuga ngo bano ngo basengera ibyifuzo bakabaha amafaranga. Ese kusengera icyifuzo ko umuntu asengera ko wonyine uwo muhanuzi asengera icyifuzo cya wa wundi kigacamo, gute we atajya imbere y'Imana kereka nimba atari umwana wayo, kereka nimba atari umwana w'Imana, gute we adafata icyifuzo cye cy'inzara cyangwa cy'amafaranga akeneye ngo Imana igire iyamuhereze? We ntabwo imwumva cyangwa yumvira babandi bonyine gusa. Impamvu abantu bakunda ubuhanuzi akavuga ngo nabo ngo nabo bizera, akavuga ngo ngende kuri wa mukozi w'Imana ko asengera abantu benshi bagakora ubukwe, ariko harimo abahanuzi koko nyirizina bari gusengera koko nk'uko Imana yababwiye, barimo, ntabwo ari bose ndabizi. Ariko se mbwira ngiye hari abo nzi mbere y'uko asenga akaguca amafaranga. Ese kuki watajya imbere y'Imana ngo asenga abwira Imana ati Mana mpa amafaranga atarinze kuyashakira kuri wa wundi yasengeye? Urumva nyine ni ukuvuga ngo Imana ubundi twebwe twakoye umurimo w'Imana, Imana duhemba. Hari abahanuzi bategereje ibihembo by'Imana bo bari kwihemba, kandi iyo wihembye uhembwa dukeya, ariko uhembwa n'Imana uhembwa byinshi. Gushaka ingororano zo mu isi ariko biriya ntabwo byakabaye byiza, ni nko gupfumaguza mbese, kuko burya y'umupfumu nawe numvisha bajyayo ngo iyo bagiyeyo babanza kubaha amafaranga mbere kugira ngo bababwire ibyabo. Ese bo nimba ibyo byo gupfumaguza babigura, n'Imana nayo igiye kugigurishwa? Ahubwo nanjye aho mutumye nanjye ngiraho ikibazo kimwe, nanjye nagira mbabazeho gatoya. Muri mwese nta muntu waduhaho kubuhamyaho gatoya, nyine cyangwa mwese mwagenda muduhaho kubuhamyaho gatoya, ntabwo twabyinjiramo cyane, ariko mukambwira niba nta muntu muri mwebwe waba waragiye mu bapfumu ngo atubwire. Nyine kuri kumva turi kuvuga ku bakozi b'Imana, kandi hanze biravugwa ko umupfumu arakubwira ati uzabona umugabo, akamugusezeranya akaguhereza n'imiti tuzagenda ubigenze gutya umuntu akabona umugabo. Then mutubwire mudusangizeho nimba nta waba warabikoreshejeho cyangwa se ngo ajye mu bapfumu, nubwo wenda ataba yaragiye agiye gusaba umugabo, ariko akaba yaragiye agiye gusaba ikindi kintu, wenda bigacamo cyangwa bikanga akaza guhungira ku Uwiteka. Mwadusangizaho gatoya. Yego murakoze cyane, Imana iha umugisha. Narakizwaho nigeze gutunga amafaranga kubera ikibazo cy'urubyaro. Abantu basengana abapasiteri bamuje ngo ufite amafaranga, iyo ubuze ubwenge Imana igira ite irakureka. Ari umupasiteri yanyereje ngo atugenda ugiye kubaza, kure narasubiye inyuma narahibagiye kubasubiza, njya mu bapfumu, ngeze ku mupfumu mageze arangije arambwira ngo woherejwe n'umupasiteri, kandi barasinze baragusengeye, none byarabonye n'impamvu bakoresha aha ngaha. Kandi bambwira ngo nanjye birananiye, iyo ntegeze Imana mu gihugu cyo mu ijuru yonyine. Abaragira ngo nkuru wabitekerezaga ko yajya mu abapfumu ndi kumva ntekereje ko uwo mupasiteri yagusengeye atizeye. Nabo nakwizeye. Mbese nimba bavuga ko Imana iriho kandi ikora nawe ubibona, usengera abantu bakabyara, ubu ngubu wasengera umuntu wabona atinze kubyara ukamugira iyo nama yo kujya ku mupfumu? Ese uwo mupfumu umwoherejeho nk'uko bakoherejeho uwe ko yananiwe? Ni ukuvuga nyine hari abapasiteri ubundi ngo nawe yarabikoresha. Ubundi ko nabona abapasiteri b'iki gihe nabo, ubundi kera umupasiteri kugira ngo ajye kwimikwa byabaga yacaga mu nzira ndende, ariko ngubu uragira amafaranga nawe akishingira sare kumva ngo ni pasiteri. Harimo ubuyobere rero. Yabaye menshi. Yabaye menshi. Satani nawe ari gukora cyane, ariko ntago arusha Imana imbaraga. Ngiye nicyo nizera. Imana ikintu ntemeranyaho bari abantu baca abantu amafaranga, ntabwo nemeranya nabo.
kuko njye niyo utangiye kuvuga iby'amafaranga hita mbona ko n'isengesho ugiye kunsengera nimba ntayo mfite ntari bukire cyangwa se ntari bufashwe. Nimba utangiye kuvuga iby'amafaranga kwizera kwanjye guhita gushira ngo nari mfite n'impano nari nkuziho hita numva ahubwo ziri kugabanuka kuri wowe. Kuko niba unsengera ikakunyuramo ikankiza cyangwa se ikandemera amashimwe, ni gute wowe utisengera ngo ya mana wansengeye ntabwo ari wowe wese wakisengera ngo nawe ireme ayo mashimwe? Ushobora rega kutagira ishobora kunyuza no mu muntu akaguha amafaranga menshi kurenza bya 5,000 nakaguhaye cyangwa 10 cyangwa iyo veni. Ubusa unsengeye wenda n'urugero unsengeye nari mfite ikibazo cy'urubyaro cyangwa se nari mfite nk'ibintu wenda banterereje bigakira, nanjye hahandi iyo nkize ngusabira umugisha kandi na ya mana wansengeye ikankiza, nawe uba wavuga ati mana kubw'umurimo wawe nkora, kubwo nasengeye kanaka gakira, dore ndashonje cyangwa se dore nambaye ubusa, mana nanjye gira uko ungenza. Winsebya kuko numva bavuga ko uwakurikiye Imana adakorwa n'isoni kereka iyo wayibangikanyije cyangwa ukayikurikira ufite n'ibindi bintu ukurikiye. Imana erega nayo irafuha, ntabwo ishaka umuntu uyibangikanye. Ejo nasenze, ejo nagize irari hariya, ejo nasenze, ejo nifuje kanaka, ejo nasenze, ejo ndashaka kuryamana na kanaka. Oya, aho ngaho ntabwo uzasubiza. Biba bisaba ngo uyikurikire ubikunze, ubishaka, amararu yashyire ku ruhande, kuko uba warayikurikiye utayobeye ko hano hanze iby'isi bihari. Si byo se? Iby'isi birahari byinshi. Ubundi inzira y'Imana ni ebyiri, uhitamo iyo ushaka. Uhitamo iyo ushaka. Iyo umaze kumenya ko rero y'Imana ifunganye ukiyemeza kuyijyamo, nshuti yanjye nusubira inyuma imyaku niyo myinshi izakuzaho kurenza iyo wari ufite utarayikurikira. So rero njyewe bano bahanuzi ntabwo nemeranya nabo, kuko n'umuhanuzi wese uzanca amafaranga mu nyumve mu birebe ndi kuvuga ibindi. Umuhanuzi uzanca amafaranga umva nzamubwiza ukuri, ubwira ati nimba ari Imana yaranaguhaye impano ngo ujye uzigurisha ntusengere, kuko nunansengera sindi bufashwa. Njyewe nunsengera nkafashwa nta kintu nyatse, nanjye ndi umuntu kandi nawe urundi. Ejo n'ejo bundi ushobora kuryasengesho ryawe Imana wenda yaryumvishije ingiriye neza, njye se nakwima gute yangiriye neza? Kandi n'abasengerwa nabo bakimana, Imana ikabatabara ntibashime. Muba muri ibisambu. Hoya, abantu basengerwa bagatabarwa ntibashime, ntibasubire inyuma ngo bashime bari bababaye. Ntabwo ibyo bintu ari byiza. None se ni gute umuntu azagusengera azabwirwa n'iki ko watabaye nudasubira inyuma ngo umubwire ati naratabawe cyangwa se sinatabawe, ngo yongera kuzamureho isengesho? Erega no muri Bibiliya cyane abahanuzi ngo waguhaye niwe wanakwaka, ubwo ni wagusengeye yanakujya akaguha, nawe amenye ko watabawe ntiwongere no kumusuhuza biramubabaza, akavuga ati se ni gute umuntu musengera? Ntabwo tuvuze ngo unashime cyangwa se unamuhe, wenda niba ufite n'ubugugu wimuha, ariko subira inyuma umubwira ati mukozi wima, Imana ufite niya nyayo byaciyemo. Niba utagira icyo umuriro byonyine biramushimisha kumva ko Imana imukoreramo ari iya nyayo. Ariko no kujya kubwira umuntu ngo bya bintu byaciyemo nta kintu umuhaye nacyo ndi kumva yaba ari. None se ko ashobora no kugenda ntazongere no kumwereka, ntazamenye ko yatabawe,
ntazamenye ko yakize nimba ari n'uburwayi. Barabasengera, bamara gukira cyangwa gutabarwa ntibasubire inyuma ngo bashime. No mu rusengero barabivuga, nimba utanze icyifuzo kugira ngo tumenye ko watabawe cyangwa se twasenze amasengesho agera ku Mana, ngwino ushime. Burya n'Imana ikunda abashimirega. Imana ikunda amashimwe, yo nta kintu ikwaka, nta muceri wawe ikwaka, nta mafaranga yawe ikwaka, icyo ishaka ni ishimwe. Vuga ati Mana, nari imeze gutya na gutya, ndashima Imana ko wampinduye gutya na gutya, wantabaye. Sibyo? Ariko nanone ntago bana baka amafaranga hoya yisubireho, ntago ari byiza. Kuko njye nunyaka amafaranga, umva ni ukuri ko Imana ejo bundi umuntu yarabivuze, nzi neza ko ari umuhanuzi mwizera, numva ncitse intege ndavuga ati n'ubundi kuko azi ko turi nta mafaranga tumuha. Naje nanabibwira dadi wanjye, ndamubwira ati n'ubundi kuko azi ko nta mafaranga turi bumuhe cyangwa twamuhaye, ntago ndi bukire. Kandi koko nta nubwo nakize, ntago nakize, naragomeje ndaremba, uburwayi nari mfite bugumaho. Ntabwo rero biriya bintu ari byiza gucuruza impano Imana yaguhereye ubuntu. Yego, Imana ijya kuguhereza impano kuko yiza gushaka ko twese tuzigira. Ntabwo twari kujya tubona abo dusengera cyangwa se ngo tubone abadusengera. No, itoranyamo muri bamwe na bamwe. Iyo bamaze kwigira nabi rero niho batangira kwaka amafaranga. Ni nk'uko bamwe Imana yabahaye impano yo gusengera abantu bagakira, abandi ikabahereza ay'ubuhanuzi, abandi ikabahereza iy'uburondozi, abandi ikabahereza iyo kurota, abandi ikabahereza iy'ubufundi. Buriya ngo n'ubufundi ngo ni Imana yaguhaye. Abandi ikabahereza iyo kuza hano, nkanjye yo kuza hano inyuma ya kamera, namwe abandi ikabahereza iyo kuvugira imbere ya kamera. Ni impano, burya buri muntu agira impano ye. Ariko impano izo zose ni impano, ariko impano zikaze, impano zikomeye ni ya mpano Imana iba yaraguhaye. Ibaze kuba wasengera umuntu urwaye, umaze igihe arwaye, ukamusengera agakira. Iyo niyo mpano ikomeye iruta izindi zose, kuko n'Imana yisengeye umuntu ubabaye agakira, irishima, iravuga ati uyu nguyu kabisa arankorera, uyu ni umwana wanjye ndamwishimiye. Ubuse ntaho Imana irakubwira ngo umwana wanjye ndakwishimiye? Irabivuga kuko uba wayinejeje. Ariko se nuyirakaza bizakwishimira cyangwa izaguhana? Icyo navuga ku bahanuzi, numva bamwe baduteza amatwi bari kubyumva, bakwisubiraho ko Imana ngo nzagara ku bitugu by'abapfapfa mbwiriza ubwoko bwanjye. Aba bahanuzi rero ko umuhanuzi ntabwo icyo kizakujyana mu ijuru, ahubwo imbuto zawera. Imana ngo izaturebera mu muto, mu migendere, uko twebwe twitwara. Ntabwo izavuga ngo nguhaje kuko uri umuhanuzi. Rero nkavuga ngo abahanuzi barimo kwihemba, murimo murihemba bikeya. Imana igiye guhemba abahanuzi bayikoreye by'ukuri, batayibeshyera, batayiryarya, igiye kubahemba kandi bose bizamenyekana. Nkanjye nk'iyo mpano y'ubuhanuzi ndayifite, sengera abarwayi bagakira, hari abahinamiranye amaboko ndabasengera bagakira. Ndasengera umudamu ikanomba urwaye umugongo imyaka 7 arakira. Hari n'undi bababwiye ngo nagenda ategereza urupfu ndamusengera arakira. Ariko njyewe ntabwo ngiye mbasengera ngo mbone indamu, ntabwo mbasengera ngo bampe amafaranga. Iyo uza kumuca amafaranga, sibaza umuntu wananiwe n'umuganga, ibaza umuntu umuganga asezere. Burya muganga mukuru ni Yesu, ni Yesu, kandi akoreye mu mwana we. Sibyo? Kuko iyo utaza kugukoresha uwo mudamu yari gupfa. Umuntu wananiwe n'umuganga, umuganga akamubwira ati genda utegereze urupfu. Ariko wowe udafite imodoka, udafite ibintu bihambaye, ukagenda ukamurambika kiriya kiganza kiba kimukozeho, ntabwo aba ari icyawe.
kuko ari icyawe ntiyakira, aba ari icy'undi muntu ikagukoresha. ubu se y'umuha fagitire yari kubona ayo yishyura? iyo nza kuba aca amafaranga nk'uko abandi bantu babigenza, mbafite etaje, mbafite imodoka, ariko ibyo sinabishatse by'indonke nzahembwe n'Imana. ese bari abantu bafite imodoka bo ugira ngo ari amahoro baba bafite? abantu bafite amatelefone y'amataci bagiye babeshya y'indonke, ariko barihembye. umuntu akifata ngo ngora Imana iravuze ngo 80,000. Ibihumbi 80,000 gute se ngo 80,000 turi kugura ni ikindi guhaha? wansengeye njye nakuma mfashijwe ibyo 80,000 nkabiguta bisabye. ese ko ushaka kunsaba 80,000 nateganyije 200, urumva utaba wihemukiye? ese ninguye ibyo 80,000 usabye, Imana izaguha iki? ndibaza ingorane yo mu isi azaba yayikoreye. reka mbabwire mwebwe muca amafaranga, ntimuyirate ngo izo mpano Imana yanazikwaka ikaziha n'undi uzashobora kuzikoresha atishyuza abantu. ahubwo nuko aho ngaho nanze mwitonde, kubera ko abantu bari gukizwa ni benshi. Imana rero izikwambuye yafata n'undi ikazimuha kandi akazikoresha neza. aho ngo nanjye ikintu ngiye kurenzaho ni ukuvuga ati hari abantu benshi Imana ase ntabwo umukozi w'Imana utubwireho gatoya nk'umuntu Imana nk'uko yaravuze agatangira, kuko batangiye bamuhereza yasengera abantu akabona ukwezi kurashize no bagiye kumusora mu nzu, noneho abantu batakiri kumuhereza, noneho agatangira gukoresha ya trike yo kwaka amafaranga kuko abantu bamaze kumenya ko asengera abantu bagakira, akavuga ati gute ntashyiraho amafaranga nk'uko abandi bayashyiraho, gute nanjye nta kwaka abantu amafaranga, yazana trike yo kwaka amafaranga. Imana ndibaza ni ikintu nagira ngo dusobanurire, nk'uko Imana burya ivuga ngo iyaguhaye ni nawe yanakwaka. ndibaza utagenda ubeshya umuntu ngo rika ngo piga uvuga mu ndimi kwa kundi usanzwe ubivuga cyangwa wumva abandi ugatangira kurepeta kugira ngo uzajye ubwira abantu babashe kugira iki, babashe kumva, ubashe kubakurura kugira ngo nabo ubwabo ube wabakuramo indonke, yanzu yishyurwe, abana bawe bajye ku ishuri, ngo rika Imana iravuze yenga abana banjye bagiye ku ishuri, ngo nuri yagiye ku ishuri, ngo Imana ese kubera iki Imana igusezeranya ko abana bawe bagiye kujya ku ishuri ari ukuri kumwe n'abo bantu bafite amafaranga? Ese Imana igusezeranya ko abana umugabo wawe yaburaye cyangwa se afite ibibazo ari ukuri kumwe n'abo bantu? nyine nagira ngo dusobanurireho gatoya, kuko hari ukuntu usenga, hari abantu muba muri inshuti wenda ukaba wamubwira ati nawe mfite ibibazo gutya na gutya, ariko hari igihe ugera ahantu bitewe n'urugero ufite kuza nko gusura umuntu, wareba ubuzima abayemo, wabona uburyo akwakiriye, wabona uburyo ameze, ukavuga ati nanjye aha hantu nahakura amafaranga, ugatangira kuvuga rika ukavuga mu ndimi ngo abana banjye basubiye ku ishuri, abana banjye bigenze gutya, ngo uno muryango ngo Imana irawukijije, ngo dore ngo ibi ni Imana igiye kuzana, Imana igiye kubaka etaje, kuko waje usanga bari mu nzu itageretse, wababwira etaje akavuga ati n'umukozi w'Imana kabisa Imana igiye kutwubakira etaje, nitumuhereza 200,000 arishyura umwana, ubwo niyo menerivare, nitumuhereza nayo niyo menerivare, ni ibyo biri bumukemura ibibazo by'umugabo, ubwo azajya akomeza na dusengere, kandi ubwo ngubwo we wabikoreshejwe na ryari, ariko akundi wabonye uko umuntu ameze, aho umuntu ari, uri kumva wowe ukoreshejwe amarangamuti, wowe ukoze ibikurimo, unavuze ibikurimo, ntabwo uvuze iby'Imana, kuko ndibaza ntabwo Imana ihita ikuvugisha ngo ikuvugishe ibyawe mu rugo iwawe, kandi ivuga ngo iri iruhande rwacu, sibyo? iratwegere kurusha uko ino mibiri twambaye, apana imyenda, kurusha ino mibiri twambaye, ni ukuvuga ni nayo iduhereza umwuka duhumeka, kuko udafite umwuka ndibaza ntacyo waba umaze ku isi, utaba uri no ku isi. So nagira ngo nyine dusobanurire uwo muntu Imana yamwaka impano, eske imaje kumwaka impano kandi aricyo cyari gisanzwe kimutunze,
yakomeza. Ni muri ba bahanuzi bakubwira ikintu batangira kuvangirwa ukarindira ko isezerano rizasohora rigahera. Kuko nkanjye sinizera uburyo Imana yansezeranya ikintu ikambwira ndaguhaye mwana wanjye, ndaguhaye ngo numare umwaka imyaka 2 cya kintu yambwiye ngo ndaguhaye ntarakibona. Ese ni ibintu wenda imbwiye ngo impaye amakampani, ntabwo mu gitondo nzahita mbyuka mbona amakampani, ariko Imana imbwiye ati irampaye. N'urugero impaye kuzatunga televiziyo, impaye kuzatunga iki. Ni ukuvuga ngo impaye ntabwo ari ibyo wumva utahita, bisaba kubikorera, bisaba no kubigira ku mavi. Ntabwo ari ibintu umuntu azaza ngo ambwire ngo bite biza gikubita aho ngaho. Wadusobanuriraho kuri uwo muntu mu ncamake nyine, nanjye nari mfashijwe, ahubwo nanjye twaje mu kiganiro mukambwiraho ukuntu mubyumva. amena. ikintu njye nabivuga ku bahanuzi bagenzi banjye, mfite kuza iwawe ko nkubonyeho ubushobozi, nkavuga ati Imana inyishyuriye abana amashuri kugira ngo ubyumve. Nimba kubivuga gutyo nawe uravuga ati ko umuhanzi uje kunsengera kanze nyamushye. Uwo nguwo urumva ntabwo abavuze iby'Imana ivuze. Imana ivuga ngo hahirwa abahahubwo abavuga ngo navuze nabatumye. Abo ngabo ibihano byabo birahari, Uwiteka abateguriye. Noneho nkaza nahura n'umukene ambwira ngo umusenge, ngo ati ntabwo namusenge kuko nta kintu mufite ndi bumukureho. Nyamara maze ngo dusengera abakomeye n'aboroheje, kuko Uwiteka ni ntabwo agera ku marangamutima, ni ntabwo agera robanura, nagera ku mashuri. Ariko twebwe ntabwo tujya nuko Umwuka Wera abishaka. Rero abo bahanuzi bagenda baka amafaranga, njye numva baba bavangiwe. Ubundi ari nk'abantu bagiye gusengera nawe wabitekerezaho. Ubundi numva umuhanuzi waka amafaranga wahita unamuca iwawe. Ubu ngabo ari igisambo mu by'umwuka. ibisambo byo bireze abahanuzi barimo baragusha abantu. Imana we bireze ku bisambo mu mwuka. Imana ivuga ngo ije guhemba no guhana. Abo ngabo nabo bamenye ko baziwe, ntibazagire ngo haziwe ba bandi b'abanyabyaha gusa, cyangwa bamwe birirwa banywa inzoga n'abasa, nabo ubwabo baraziwe. Baje Imana ije kuvangura ibyeze n'ibiteze, irabivangura. Noneho ikindi kibazo ku bahanuzi, mfite kuza ngende umuhanuzi nasambanye, nkaza mu cyumba runaka, gurupe runaka, nahagera nkahita nuzuzwa, nkavuga ngo mwiyane cyaha cy'ubusambanyi nkabatanga, nkavuga mu ndimi kugira se nk'umuntu bakanze kandi niwe ugifite. Ahubwo kuko Imana itabakoze ku maso mwese mukabwira umuntu ati hano, mukavuga ati ibanza ari runaka, kandi uri kubivuga ari we ubifite. Ibyo ni ikibazo gikomeye. Abahanuzi barimo bariratira impano y'Imana. Hari aho nagiye mu rusengero masanga umuhanuzi nta mugabo afite, arinjiza abagabo, ni ikintu kizwi. Ariko pasiteri arakigakiga, pasiteri nawe Imana izabikubaza. Iyi pasiteri Imana arakigakiga wa muhanuzi kuko ngo ari uhanura mu rusengero, wenda nawe bararyamana. Abandi bajya guhanura akanga, akavuga ngo baravangiwe. Kandi kuvuga ngo baravangiwe, Imana bafite se bayibahaye. Abavuga abahanuzi nabo buriya barazirana, abayumva bahanura ari wenyine, undi hanura kumva mufitiye ishyari. Bagirana amashyari meza. Nakaba yakoze ibiki kuko nyine ngo ari kibamba, ariko imbere y'Imana ntabwo ari kibamba. Pasiteri nakureba ku marangamutima, Uwiteka azabibabaza. Umurimo w'Imana ni ukubera amaso. Ugasanga umuhanuzi muri karitsiye arimo arasongana, ejo akajya hanura, ariko yabonzaga kutuko ibyo bapfa kugira ngo mwize ubwoko bwayo. Amina. Tugana ku musozo, mwatubirimbiraho indirimbo yo mu gitabo tugasenga tugasoza. Ariko icyo nzi ni uko iby'Imana ishaka ari ibyo nkwiriye gukora. Ariko icyo nzi ni uko iby'Imana ishaka ari ibyo nkwiriye gukora. Mu rugendo ntabwo nabimenya byose, ariko nzi ko nzabimenya. Ni kuki turizwa n'ibyago biriho kandi ari ibyo mu gihe gito? Ni kuki turizwa
mu gihe gito. Yesu nzi ko ufite amagare ibihumbi, harimo n'iryo wangeneye. Icyo wampitiyemo ni ukugira ngo nzagere mu ijuru amahoro. Icyo wampitiyemo ni ukugira ngo nzagere mu ijuru amahoro. Kandi nk'uko Eliya yajyanywe n'ingoga, nanjye uko niko nzava mu isi. Ubwo ibyago byose bizaba bishize, hariho guhimbaza Imana. Ubwo ibyago byose bizaba bishize, hariho guhimbaza Imana. Tuzaba ibihumbi. Haleluya, Amen. haleluya, Amen. haleluya, Amen. haleluya. Amen. Reka dusoze mudusengera. Mukozi wadusengera. Mana nziza, Mana mutware, uri Imana ikomeye, uri Imana y'igitangaza. Data wabanye natwe muri iki kiganiro Uwiteka, turagushimiye cyane Uwiteka. Tukweza data amatwi Uwiteka, tukweza data imbaraga Uwiteka. Muwe mbere data Uwiteka, ngiriho data amatwi Uwiteka, tubaze data mu Uwiteka. Urinde ababo ndetse data n'ibyabo Uwiteka nyiringabo. Urusengere data Uwiteka, abaturarwanda bose Uwiteka. Turabakweretse data Uwiteka nyiringabo. Uri Imana nziza, uri Imana itagira ureba ku buranga, Imana ireba ku mashuri, Imana ireba umuntu aturuka Uwiteka aya masaha. Ngo nawe datuzigura amaboko Uwiteka. Wabanye na Daniyeli mu rwobo rw'intare, data n'izamu ry'Uwiteka. Ubana nayo bari mu burwayi Uwiteka, uramuza data murangire Uwiteka nawe icyubahiro Uwiteka. Ubana na Yosefu ari mu nzu y'imbohe Uwiteka nyiringabo. Ugira na data barengana Uwiteka nyiringabo. Aya masaha data umukozi w'umuhanga Uwiteka. Tukagira abacu ndetse n'ibyabo Uwiteka. Tukagira abavuga kukurikirana ikiganiro Uwiteka nyiringabo. Mwami Imana yacu, ngiye gutuza data ntutuze. Ni mu izina rya Kristo n'Umwana n'Umwuka wera. Amen. Amen.